Majyaro byuka wiga muhungu. Sikibizambi byegereje sire bungu. Gishyiramo imbaraga muhungu wanjye. Nta manota mabi ngira na. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo abasore b'umwana arabona mbona. Ntabwo nigeze mbona basohoka dore ndabona umwana mutoya hasi aho yicaye. Niko sha. Niko musore. Kuvugisha utanyumva na. Kuvugisha utanyumva. Biti. Ko wicaye wenyine se byagenze bite? Harimo nawe yarafiye. Numva se kitari mu cyo gihungu cyawe sha. Arimo mukuru wawe he? Mubwire. Ndaje. Mubwire ko mukeneye. Ngo musore bwira uwo ni mukuru wawe haryani iki cyawe. ni garafe. Mubwire ndabashaka. Basanga aho kandebe aba ba hano ko bimeze. Petit frère, ninde wakomanga gani? Mbabari mbwire Petri mwawe yakakanya. Andiro mwaramutse. Ariko nkawe gerageza wenda akizimbwa z'abasore komisiyoneri yamaye ubundi zo zavuye heza zinanukira no kunzu zanjye. Andiro mutwe hanganire ntabwo nari kari wowe. Oya ongera usubire niko shaka. Ntabwo rero mubwiye wamushaka. Mubwiye kuva ryari nyiti mbesirisha. Nari numvishe nabi Randiro. Basore bo kuba mbana namwe ni ngombwa ngo munamenyira mugira naho umuntu ukira mu rugo rwanjye sha. Randiro derega hari n'igihe umuntu aba aramutse nabi kubera ibintu umuntu araratekereza. Umuntu aba yagize n'inzozi Garafera aba yarayafashe ku cyo kunywa. Nga rero nta magambo menshi tuvugana namwe murabizi amezi abaye 3. ariko urabizi nari nakubwiye muri. Oya nta bintu byinshi arya wa musore ngo ninde wabanza wa komisiyoneri wabanzaniye ninde. Musore nyibutsa wa mugabo mwazanye ngo ni nuza komisiyoneri wabazanye. Musore mwari muri kumwe mutoya. Sinoza Kanyanzira komisiyoneri. Mereza nimero ze. Nimero ze? Ngira nimero sha. Randiro dariko oya ubireteho. Ngira nimero 0 Randiro dariko jyawu. Daratu ni cyene. Tatu. None Randiro ubu none 0 kane. Bayitunze. Mahamagare ufite gahunda yo kumeza ibiceri byanjye. Amafaranga ariko n'ubundi ngiye ntago nayabuze. Iki cyo gutangira ishuri cyageze abana bakeneye kujya ku ishuri. Ariko tubabarire rwose. Ndabyumva. Tubabarire twishyure. Narabakodesheje n'abacumbikiye nakoze iki? Agakosa kamwe kabaye ntago bizonje. Tubabarire rwose pe. Okay. Randiro dariko shiramo. Umva mwabana mwe mwitonze rero ikintu tugiye kuvugana mu cyumba. Tugiye gusinya amasezerano kumvikana. Amasezerano ya kabiri se kandi. Ya kabiri se yavuze ko ari ya kane. Na ya kane. Yatwaye Kirandiro. Aha, ahubwo mukaya ndaje mvugane namwe. Uyu were kamera namuretse. Ubundi ikintu ngiye kubabwira cyo. Simondi mamezi ane ni mubyibuka. Kuno kwa kane kuzuye. Kuzuye kwa kane. Ubwo rero ikigiye gukurikiraho ubwo muzagabanya ngiye nzabagabanyiriza mu mpereza yo meza ayo mabana banje bigire ku ishuri ubundi tuzabivuganaho ejo mu nta kibazo nanjye ngiye kujya ku kazi. Oya ejo mu gitondo nta kibazo turavugana ngiye. Oya ngiye nani mugoroba naza nkagukangura da. Amafaranga yawe yuzuye. Yuzuye. Sawa. Ubwo ni mwe narimbagiriye nk'umubyeyi. Sawa Randiro. Reka natwe nicyo tugukundira. Ariko se wambisiriwe. Wewe ubona Randiro dabyukira hano ukamubwira ko mari. Uzi nibibazo nifite by'amafaranga ibyo uzi no kwirirwa mu matelefone gusa uryaho kakarabo karyama. Garafera rwose. Nese nanzi ko tishyuye ngewe. Uruzi ko nishyuye se ibyo ubona uburyo. Iyo mba narishyuye
ntabwo wakabaye uburara byibuze nijoro. Utangiye kubinyurira se. Nabigutira se wowe muneje. Subire ku cyaro. Iyo uba umuretse uzabaze ntabwo nasubira hari ahantu. Ubwo rero nyine ushaka amafaranga wishyura. Ariko nawe ntabwo ari ngombwa kuneza abantu. Jya umubwira ko ntahari. Ese nzavuga ko udahari kandi uhari. None se ko mba kubuzi ko mpari kandi uzi ko nta mafaranga mfite. Ubu se nyamuhura ari gikize. Kandi inzara yakwisha ubumweru. Umweru se shaka amafaranga wishyure randiro. Aha. Mbere ngubwire kuri tugiye kubigenda. Shaka icyo ukora byibura uzadumaho nka 20% 80% nyishirire ubundi tubane mu mahoro na randirode. Nese ndakora iki? Je nebikureba nushaka kuzibe cyangwa wica abantu. Nese ubu ndakora iki none? Ndisubira ku cyaro da. Ashazambwa ziracyajyana idi n'amafaranga yanjye n'abanyeshuri banjye batarajya ku ishuri zenda zirarira zirabyuka zinsanga kanze matera gatebe ndahava nkuko mubyutse sha murabeshye Dukarabe shafu batugende hagiye kera kubusa sha Shuro zingaye buri munsi ndwana nawe nawe vayo hano jya hari Ekeraza abasore gusa buri munsi mumbeshya Akora ndi rwose ntabwo ibintu ari sawa. nakubwira ngo ushaka icyo kora twishyure. Ubyutse ugira utwinya umweru ni muzi ibibera iwanjye ni muzi ibibera ahangahe Nese wajya umuntu agenda atiborosha. ayanjye ahangaha vuba Burakeye. umva musore zana hano nzana ya kayira ahangaha ku meza muri salon ngaho ndebera tebutse Maze ni boss. urajya he hamwe akira sinya hano wowe Ye ntabwo nzi kwandika. sinya wowe bantu soma ariko uzibiri hano wowe bite byawe soma Nansomere. soma shapeti mubwire soma Mbona sari. murayama Mbona ari privé y'iminsi 3. uzi gusoma sha iyi ni iminsi 3 cyangwa amasaha 3 Nese amasaha 3 privé amasaha 3. nsange ngiye kujya ku kazi aya masaha nashyize ahangaha agera urambona ahangaha ku muryango wanjye nsanga mwaza nk'uyu byane cyangwa se mu mayange Sinya wiborose. gira vuba nereza ibyanjye umva shema nzanira ya ngufuri nkwereke murava hano mu Ese wabaretse gukinga se tukanisiga. murava hano mu mafaranga yanjye nakomenteri mfitanye kingaho vuba ahubwo nubu niba ndi gufurira hari yizana nayishyireho namwe ndebe ko musigara mwambaye ubusa aho ngaho